Yes, nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye, mu bice bigize u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Ndakwifuriza amahoro n'amahirwe mu byo ukora byose. Ndakwifuriza ubuzima buzira umuze. Nizere ko kandi aho uri hose umeze neza. Abanyakigali ndabasuhuje kandi Kigali rwose ndanahakumbuye cyane, ariko ikindi kigiye gitandukanye ni uko mumaze iminsi mutabona ibiganiro ngenda mbagezaho, ariko aho neza nkuru mbona nagiye kubahigira hirya no hino. Ariko nanone nkakwibutsa ko ugomba gukora subscribe, like, share ndetse na comment kuri Kigali News 550 no kuri channel yitwa Ubuzima Bwacu TV. Kora subscribe ugera ku murongo ukore subscribe, hanyuma gahunda zose zigende neza muri rusange. Mu kiganiro nigeze gukora ndabyibuka ko ari n'umujyama wanjye w'umunyamakuru uherereye hara hakurya mu Bugesera, namubwiye ati iyi minsi itagera muri 3 cyangwa 4 nuko uzajya kubona ukabona hari ikibaye ku mukobwa wacu Jackie, kubera ko hari ibyo yatangaje byishira byishi mwagiye mwumva bigiye bitandukanye. Abantu benshi bagiye bibaza ngo umukobwa se noneho afite iki kibazo, umukobwa se noneho yarasaze, umukobwa noneho afite rihe uhungabana. Ariko hashije iminsi mu kiganiro wahoze ari umukunzi wamutereye impeta, umunyamakuru amubajije rwose kujyanye na Jackie, aramubwira ati bura Jackie banamufashe bakanda kumufunga, bagera kumupima basanga anywa ikiyobyabwenge cya cannabis, ubwo n'urumogi. Aho Jackie yakomeje akora ibiganiro bigiye bitandukanye, benshi bigenda bibatera agahinda, benshi bari bazati turavahe turajya hehe. Ni inkuru ya Jackie yuko mwagiye mubyumva hagiye hatandukanye, ariko ubu Jackie ari mu maboko ataraye, ari mu ayo maboko, ari mu maboko y'ubugenzacyaha, ariko byo tuma mu mihanda tutaramenya buri kimwe cyose gitandukanye. Ariko nanone umunyarwanda akavuga ngo nta nduru ivugira ubusa. Nyuma yuko Jackie afashe impeta yaterewe n'umukunzi we, icyo gihe murabyibuka habaye byinshi bigiye bitandukanye, benshi barahitabira bararya baranywa. Aho nanone hagiye hagaruka ko Jackie yajyanywe n'umusheri we kuri Grit Hotel, nawe dukora gukorera ibiganiro, akaza gukosoma 122,000 ngo umugabo we akagenda akwete, ariko umugabo we nawe yaje abinyomoza. Nuko rero kuri uyu munsi ku masaha y'ijoro, kuri uyu munsi washize, zari ku itariki ngo Inyamirambo Nyakabanda, niho Jackie yaragiye kureba bagenzi be. Ubwo yaragiye kureba ngo yita ngo Daddy cyangwa ngo yita ngo byose bye, nta wundi ni Kamaro. Yarari ngo ari kumwe n'umujama witwa Njuga, uyu nawe muramuzi muri sere Munyarwanda. Aho Jackie yabahamagaye akamubwira ko yifuza kuba ari kumwe nabo, ariko nyuma yaho yaje kugera kuri resitora ya Nuza ya Karabutoni Kibonke. Ahageze abo yaragiye kureba bagira gutya, arababura. Amaje kubabura arababaza ahantu bari, avuga ati tugeze Kimisagara. Avuga ati nushaka uhadusange, ariko siko byagenze ngo kuko yabanjije ashaka icyo gushyira mu nda. Amaje gushaka icyo gushyira mu nda, hanyuma mu gihe arimo kugishyira mu nda, cyangwa ngo mu gihe yarategereje yuko bamuha komande, igiye kubona ngabona rwose abantu babiri baraje bamusaba kuganira nabo. Ubwo yasohotse, ariko ngubona atameze neza, ni amakuru ari ku mihanda. Inkuru za gutangazwa nyuma rero bagiye kumva telefone iriho abashuti be, na benshi bagiye batandukana ahamagara mva telefone ye ntayiriho. Ubwo nuko bavuga ngo nyamwanga kumva yanze no kubona, cyangwa ngo igisiga kirekire kitoboye inda. Umwana w'umukobwa Dr Bitse Murangira, umuvugizi wa RIB, yavuze kuri Jackie inshuro nyinshi, n'ejo bundi arongera yiyama kuba mukoresha ibiganiro, avuga ko badakwiye kumuha rugari kugira ngo akore ibiganiro, kuko imvugo nyandagazi yari afite cyangwa imyitwarire yari amaze kugira, ibi ngibi ntabwo byari sawa. Ariko yakomeze aragenda agira gute aragenda, arangije rwose asubira mu mihanda avuga ibigiye bitandukanye, amagambo so murabyuka
we yavugaga ati uyu muniga rwose ntago azi gushimisha umugore mu buriri, aba yanavuze ko azagana urwego rw'icyaha RIB akajya kujya gute, akaba yajya kugira gute kumurega kuko rwateje akajagari mu gitsina cye. Ubwo ni ukuvuga ngo murabizi ko abantu benshi bavugaga ko uyu Jackie ameze nk'uwasaze, ariko aranibaza aranisubiza ngira ngo yavuze ko ngo azajya ngo RIB ngo ari abantu be n'ibiki, ariko ubu ngubu reka tumubwira ati banza uruhuke mu bwonko, banze wamugani wicare wige. Reka ahangaha wumve amagambo Jackie yagendaga atangaza, bari tumve gatoya. Mwanishe amazina, mwanyise iki? Sasa rero intambara ni umuntu wita umugabo wayitangije. Reka sasa nanjye ari kumpamagara, ari kumpa akazi, sibyo? Ako ni akazi. Iyi mihanda abantu bose bishimiye igitabwa muri yombi rya Jackie, ndetse n'abagiraga gutya ngo ni bashuti be babyishimiye nk'uko mva Jihad arimo araseka rwose. Uwo bita Kamaro bamubajije ati ese Kamaro bimeze bite, aho ngo na Jackie bamujyanye akavuga ati nsangayo. Bamwitsa ko iyo umuntu afunzwe afungwa wenyine. Reka rero nyamuna abanyamakuru bagenzi banjye muha ibiganiro abantu badafitiye sosiyete akamaro, ndetse n'abagiye batandukanye badafitiye sosiyete akamaro. Abo ngabo bakaba bagenda bavuga ibigiye biteye isoni n'agahinda, ndetse ibyo indangagaciro ya kirazira ikaba yararangiye kuri bamwe, aho mwumva amagambo agiye atandukanye mu bantu bakundana bagashwana bakongera ibindi. Ariko Jackie yari yabaye noneho yari yabaye akasamutwe. Reka turaza kumenya kuko nimba RIB yaba yamuteye muri yombi, tuzamenye ibyaha akurikiranweho. Hanyuma tubitsa ko n'umunsi rurangirwa cyari zero wita Sarongo yitabye urukiko nyuma y'ubujurire kujurira ku rukiko rukuru rwa Gasabo. Nanone uwo bita ngo Mpano y'Imana niwe Zekeri nawe yagarutse imbere y'urukiko, ariko ngo icyatangaje nuko yavuze ati ngo navutse mfite imyaka 2, nanone akongera kuvuga yuko afite ikibazo cyo mu mutwe. Nibiri kuri iyo mihanda, ndabifuriza intangiriro nziza za weekend, nabifuriza gukora icyo bavuze ati tunywe resi mumwe mu rugero, kandi nta gutwara wasinze. Kandi nizere ko aho uri hose nawe wakoze subscribe ku Buzima Bwacu TV no kuri Kigali News 500. Ubundi imihanda ndaje manuke KGA, ubundi mbakubitire ababaza babwira byinshi bye.